wagira ngo wayiriye imana yanjye chocolate ahubwo bomboye wazikunda urazikunda ani inyunguta ani inyunguta ese ubuzima ana nibaza abantu bakuyirende oya nyine nibazaga ko abantu bakuyirende oya nagaru uhanjye ariko uyu nguyu uprotecting imisatsi yanjye bigacika kubera ko nayo maze njyana hasi no mama abakobwa benshi b'ikigali usanga uburatsi bwabo bunuka kubera ko muzi ko yavugisha ukuri sibyo se ni ukuri kw'Imana abakobwa benshi kubera ko nyine kutajya muri salon kutajya kubikoresha inuza usanga nyine umusatsi bwabo bunuka ntabwo ufite umugabo w'umukwaferi niyo mpamvu ariko urongera usubira kuri gahunda mwana kuba tukijyana ndi kuvuga urongera usubira kuri gahunda yo kwitukuza ntabwo wari inzobe cyane ntabwo nzi ibintu umukoresha ese amavuta yo kwitukuza aracyabaho ko nzi ko bayaciye unozi uyu mucyo n'uwawe niyo mafaranga yabonetse umuntu yiyitaho kuko ni ukwiyitaho mbese wagira ngo ncubire nk'umuntu nk'umukozi wo mu rugo ko n'abakozi bo mu rugo basigaye baturusha gutya mwana bariya amavuta ya mbere nakubwiye hari ukuntu ugira umukozi mu rugo shabro akakurusha imico nyine abarya amavuta ya mbere akakongereramo utuzi ahandi se bimeze bimeze neza ari gukumbuye nubwo ari igihe igihe njya akora ahantu ushyizeho igitambure ibigambo bitari byiza jack noneho urabona ukuntu nsigaye nanjye nkeye ubu noneho ntiwampa ufata agashiki kawe ukagasaba kandi nyine nibyo nkubwo nose mushize ntavuze ngo nagiye kubikorera mu musarani shamani birarigana n'ahahise mani agatwiko abitondeye kamubwege ibintu tuba twaragiye tuvuga n'ibintu tuba twaragiye tunyuramo dukoze nyaho tugiye gute abantu bajya babyumva bihite urumva umuntu afite undi mu buryo ubuzima bukomeza biriya ni ibyahise ejo mbone nkubone hamwe n'aba bashuti bawe wa wundi w'igisura bamwitani baba bashuti bawe wa wundi w'igisura bamwitani baba bandi ari babiri harimo kamwe k'agashuti kanjye bita harimo bya byana byo bivuga ngo reka nawe buri kana buri gona gori igisura bamwitani bamwitani zo nyine buri kana nabonye ejo bundi noneho mufite ngo za bounce hari ahantu mwari mugera none se umuntu agira bonza zingana kuriya iki gihugu gifite umutekano umuntu agira bonza zingana kuriya zo kugira ngo amarishe none se wagira ngo ababonza batungwe n'iki nugashaka indi mirimo baba barimo barakora akazi bashinzwe rero reka bagakora kuko kigira ishyari nawe uzabwire tuguhereze ku babonza n'ubu ufite ishyari aho wumva ifite n'ubuhagaze oya ntafite n'amamagazi nuko gusa nyine ngiye mbona nyine ubwo butwiko bw'ababonza nta butwiko buri mu kazi ahubwo twari tubaherekeje bagiye bagiye mu kagiru k'akazi mu cyari wabo nyine basubiye mu cyari wabo igiru rero bari bagiye gusinya nanjye rero uba muri kenya ari muri aba gangster nagiye kumva numva rimwe ateje famiye y'urubuga ngo niwe ubafasha abandi bana be bose n'imbwa bari aho ngaho niwe gusa ubafasha ndetse na leta ishatse yamufasha kugira ngo ajye akora ibyo akora byose nta muntu umutangira agira ngo urabizi ibyo yakoze byanatumye afungwa ariko avuga ko rwose bagagombye kujya babareka bakisanzura mu bugizi bwa nabi bw'ibyo baba bakora so wowe wanejejwe n'ibyo yavuze ibyo ngibyo nyine ateza urubuga famiye rero kamubwira hari ukubona usesenguramo amagambo umuntu aba yavuze yavuze reka gusubiremo ukuntu yavuze umaze gusubiramo ukuntu yavuze none se gusubiremo ukuntu yavuze niba yaravuze yuko ari we ufasha famiye abandi bose ari ingegera oya ibyo ntabyo yigeze avuga nyine yaravuze ngo mwana ngene ukuntu anarira cyane rwose oya yavuze yuko ari ufasha famiye kandi koko nibyo urumva niba afite ubwo wowe nta famiye yawufasha niba imana yaramuheje ubwo bushobozi bwo gufasha famiye we akayifasha bigakunda imana ikamuburesinga bigakunda ese why not atari we ntufashe yawe
we nta muntu ufasha ufasha wamfashije ahereza umuntu akaboko ugakeneye ubuzima bugakomeza nuko ngo ubayeho gutyo nta muntu family ufasha support ndayitanga ndi kuvuga ku family apana ku bantu bandi kuba family iyo bayikeneye ndayitanga nose kutagize hano ngo ubivuge ese ni ngombwa kubivuga urakoze cyane Suzano none umwigisura ko yatakabivuga azi kuracyatinya kwiteranya n'umuntu je ariko nyine umva ko ntago nyine ntibikwiye sometimes babikwiye wapoja reka kwivuga none se mwana muri minsi ubirakora iki ino minsi bari gushakisha urumva sibyo yuko nyine ndimo ndiyitaho byatari kugira ngo ndebe ko akaruhiro kagaruka ntabwo ndagarura imbaraga neza kugira ndebe yuko nagarukamo neza ubundi nkongera nkashagaruka nyine nashakisha ubuzima bugakomeza kugira ngo nanabwiye n'abakire nyine bande bankunde nagarutse bampa akazi namamaze ubuzima bukomeze hari n'izindi poroje nyinshi umuntu aba ari gutegura nyine ubuzima bugakomeza poroje nk'izihe mwana ndimo ndigiye ubwize kandi gukora bimugisha urabona nk'amezi angahe rero birimo birangira byiza aho ugire kugira ngo survivinge ugire gute unavanga gahunda gahunda y'ibiki ahubwo se uka muyihe se ubundi gahunda y'ibiki kera nujya kuvuga ngo ugenda sambana biriya byo ni ukuvuga ariko ntabwo ari ko umuntu aba ari mu bikorwa byabyo ntabwo bivuze ko umuntu aba ari ku ntabwo wambwira ngo kuva wakira ngo nturinyensebura nibura nk'inshuro nka veni urumva umubiri urimo urarya umuntu sometimes umuntu agakemura ikibazo cyiwe kubera ko twambaye umubiri tugomba gukemura ikibazo dufite urumva ariko gusa n'umuntu waryarya twako ariko mu by'ukuri ariko reka nkubwire urumva uziko mubonye mu gihe nagize icyo kibazo nkagikemura ntabwo mba nasambanye reka uba waryaryaswe ukishima ukishima ni nkangaha kuriye ubigenze gutya ibyo nkubwire nyine n'ahandi rero harakuryaryaka ukavuga utereka amakosa ntabwo ntizikogira isoni nazigira ndi umukobwa mwana ndi umwari reka sani samani bantamaguru rero ibimumbereyemo nawe uzoza gutamaga inshuro zinga ufite umugabo n'ejo uramupostinga nuza wa muhungu wawe reka nkubwire je ikintu utazi uriya dusigaye turi inshuti sibyo sibyo zumbajije ariko n'umwe mu bantu nyine bagufasha ku buribwe oya no uretse gatoya dusigaye turi inshuti nta bintu bya danje dupanga afite yambaye hafi mu ndwayi akazajya aza kunsura kuko nawe wambaye hafi kuko n'abandi bose babikoze rero njyewe ntabwo ndi wa muntu wigira sibindeba wigira ngo nibagire nta mpamvu tu umuntu mu gihe nta rwango mufite why not se ntamupostinga mu gihe umuntu nta rwango mufite why not se ntamuvugisha turi inshuti bisanzwe ako nyine yewe ndi singo mwa banyarwanda mwe ndi singo imbere n'inyuma ndi singo kandi uteze gucika gusambana mana oyabye nabyo ntabwo giye usambana wabicitseho sha ntabwo ntabwo nigeze nsambana yari AI uziko nawe bivuga isoni zikakwica yari AI uziko bivuga nawe isoni zikakwica ntabwo ngiye nigeze nsambana sinanasambana yari AI ubu none ni bande mufitanye ibibazo jaka nta n'umwe nuwo waraje uhita wiyeza kabisa cyane riyejeje ubu rwose meze neza naje warumubariye byareka rero nkubwire je umuntu wese ngiye wambabaje jeje kwifata amarira yanjye akagwa hasi azi neza ko yambabaje bigize mu bari nkababara byanyabyo nkajya hariya nkamuvuga mu izina nkavuga ati we warambabaje biragoye kukubabarira na niyi sanze njya mu nda y'isi pe biragoye nese kuki utavuga ati wenda umuvandimwe Jihadi uwe ashobora kuba yarumvise reka nzamusure none tukajya kumusurana reka nkubwise ukuri hariya nta muntu utaharya nabonye gufungwa ari ibya buri wese shana hakagira umuntu sekundi gufungwa ari ibya buri wese narafunzwe abandi barafungwa bakurikiraho na n'ubu baracyakurikiraho na n'ubu gufungwa nta muntu azafungwa sha n'uwicaye ku ntebe iri hejuru ayivaho akagenda agafungwa nawe ugira amanyanga baza wumve Jihadi kumusura ko umuntu yamusura ahubwo panze rya tugira njyewe ryo kwisura
ngiye nk'amazi yakomeraga fata ku mavuta nyina mupumuye kandi agiye gutaha yababariwe mu bantu bababariwe agiye gutaha mu bantu bababariwe harimo mu bantu 1800 abantu 1800 fata ku mavuta njye naramusuye urumva muravugana naramusuye turavugana turebana gutya amaso ku maso gutya ndanaturikadarira nawararira ariko ni umuntu mwiza fata ku mavuta mani nyine umusura umusuye yayo namusuye akiri muri gade oya imageragere najyanye na njuga njyana na ebigo njyana na bafaizo icyo gihe bakoraga gakundi bagenda nyine tuyakumureba atawanjye bisi niba bagiye gutaha manu ako njuga ni umuntu wakuva na kera oya niba fata ku mavuta niba ndi kuko yadada ndimo navuga njuga ni umuntu wakuva na kera sharika nkubwize ukuri rero njuga aziranye na kamaro ntabwo nari kubura kumenya nyine ndi kuvuga ko ni umuntu wakuva na kera mwagiranye ibihe byiza pe ibihe byiza ariko manu ushinja umuntu oya ntabwo muzi ibyo ugiye kujyamo ibintu ugiye kuba ntabwo ari njyewe ndimo ndavuga ko iragiramo none akantu wambaye ni ukugenda inyagiza nyine ntabwo turi bukunyagiza kandi imvura iguye oya buretse gato gusa murayibona he fata ku mavuta rero niba atashye mani ntabwo icyubahiro izina ry'Imana ndamukunda arayimangayitse pe uruhangayitse ase Jackie noneho izi nguma z'indaya umuragenda ugira ahangase ndasaba n'izina ry'Imana guki cyakoreka hano mu bwoko bwo kurya hari uruhande rwa gatatu wari mu bwoko naho hari inzego y'abapfumu bagiye bajomba inzego narashize y'abapfumu bagiye bajomba inzego nahise nari gukira igihe nabibonye mbunga ngira ngo ni inguma z'indaya uranga indaya ishaje igenda igira inguma nagiye ahantu bita ku mukoni urumva noneho baramanga nyine bama ngo systeme y'indaya nyine kugira ngo bamenye ngo indaya imaze gusaza igiye kugomoka kintu ngo ibifite inguma ahantu hose ndakubazaga niba nyine ari nka za nguma z'indaya ubanzanye ko ari indaya ndikukubaza uretse gato ubanzanye ko wakubyaye yari indaya oya nuko ngo cyo bose bumva ari indaya ntabwo nakwisi indaya wowe ijambo ryari kuvuga ndikubwira ngo kabamo ijambo indaya ntabwo kabamo ijambo indaya nta kiganiro wari wakora oya witonze nta kiganiro n'iki na kimwe wakora twicaranye ngo ube kuvuga ijambo indaya ntabwo nakwisi indaya navuze ngo ni nka za nguma z'indaya aho wowe kwera ubwenge buke uhita uvuga ngo navuze ngo nakwisi indaya kandi ntabikwambuye hari kuwiteka we reka nkubwire rero Jay urumva icyo ushaka kuvuga umuntu abacyumva none ndakubwira ngo ariko ubanzanye ko yari indaya niyo mpamvu wowe witabana indaya nk'uko ugenda ase nk'uko wari waramubwiye ngo wakiriye agakiza ubu se koko ubu ntukiki si uko nabikwambuye ibiki ese uyu we ni umusazi anywa ibiki buno uyu nguyu mumuhiga iki twagira ngo wanyweye ibase y'amabyi ariko ni mama mungu hari igihe nicara nkagukumbura ahubwo nkeneye kuza gukoresha ikiganiro Jackie nawe wowe ujya wivuguruza rimwe ngo ngewe ngo ndindaya Noheli natinda gushakira ibyangombwa ejo ukongera ukavuga uti ntabwo ndinda Noheli nakubwiye ngo ira ni AI ndakwiyamye rero Noheli nagiye gushakira ibyangombwa ahubwo ugaza gushakira nakubwiye ngo ira ni AI Noheli yamunoza gushakira ibyangombwa ibyangombwa bwoko passport none se shona neza ko na passport ngiye ntaho bya SMS uri sure ngeze baza izina ry'wanigera mu rugo kuri wagiye witonze kuri wagiye banza kuri wagiye ni mu gatsata ariko reka maza nkubwire ubundi ndarira mva mu gihugu cyambyaye bya mu kindi gihugu kumara yindi wenda ivuga ibyo oya witonze baza nkubaze passport kwa nyifite ndayifite umbwiye nigera mu unyibutse ngira ifoto n'ukuri ushaka kuza no kwerekana yego mani nimugafate nk'umuntu nk'ari ikigoryi cyangwa nk'ari igifufu ari nk'igifufu banza unyumve ubundi ndinda mva mu icyo niyo bibwira Noheline ariko nindi ubundi wo muri nene igikoko Noheline ni igikoko ugenda gake Jackie Noheline umugendere gake igikoko byo ntabwo ari umugendere gake umva se kubaza mushuti wawe Badurama wabonye amakosa yakoze nitandukanyije n'uriya muntu cyo reka nkubwire ndakwiyamye ntuzongere kumva uvuga ngo ngewe ngo nishura Badurama naramufora winguye Badurama ni ikigoryi mana babarira cyose watumagira urimo urifata ngewe umuntu muzima nkanjye ukageranya n'ikigoryi nka kimwe nyuma yo kumva ibyo Badurama yavuze Jackie wowe wahise wumva wamukorera icyo uramutse uhuye nawe amaze kuyandi ubwiza ukuri ngiye bamirije uburenganzira bakamiriza imbunda Badurama napima mu cyico nkamurangiza kubera yuko ni ikigoryi
umuntu uko n'umusazi asara akatinya nyuma. Ibaza umuntu igihugu cyaramugabuye cyaramuheheye kiramuheha mu kabuno kiwe mani kimugira uwo ari we aragenda badrama turamumenya kubera igihugu cyacu gifite umutekano yanyweye amata yagize ate yabayeho neza nta kibazo na kimwe yigeze agira mu gihugu cyacu arohoshe yambutse umupaka aragiye asaba umusazi rero niba ari kuri abigenda w'amani uzamubize mu Rwanda n'izigenda nambuka umupaka kugira ngo umusare mwambagiramo ni nk'icyo wamubwira ikintu wamuga ni ikigoryi nta kintu navuga ni igicucu umuntu wakatugira inama wakagiriye inama urubyiruko urumva umuntu wakagiye akicaza urubyiruko akatugira inama ukuntu tugomba kwitwara ukuntu tugomba kwiteza imbere niwe urimo uraduhugura ahubwo atwanduza mu mutwe ngo atwangiza amana icyo kintu nasaba leta y'u Rwanda niba bishoboka ariko twageramo ntabwo yakora bwa bwo leta afite ubwenegihugu bwahari ntabwo afite rero leta y'u Rwanda reka nyisabe mudufashe n'ubundi muragenda mugafata ibigoryi byose mukabimanura kiriya cyo noneho gikuriye ibigoryi reka nkubwire leta we dufashe ndakwinginze mudufashe umuriya mu ruginga arimo aratwangiza arimo aratuyobya mudufashe mugire mumupfundikira ahantu ha wenyine abanze yumve umukobwa Miki mubanye mute asigaye atwika yagutwaye umwanya Jackie asigaye atwika reka nkubwire je kandi yari umuntu wawe mwakoranye uburara je kamubaze ikintu kimwe mani ntabwo ushobora kwicara utabajije ku muntu ntabwo ushobora kwicara nyine nubwo yari umushuti wawe ntabwo yari inshuti yawe yari inshuti yawe none umugabo asigaye akurenze warashaje pe ikintu byari n'iki Miki nasi dupfa sibyo akasigaye akurenze Miki ni umugore w'umugabo oya reka uri muri igendo winjira mu rugo wabitonze nakwiyamye ifitiye urugo rwe ntugafate umuntu ufite urugo rwe umugeranye n'umukobwa ugihasubika uri imihanda ntugeranye na Miki yewe ndacyari iyo uvuze ngo umukobwa ukiri imihanda bivuze ngo w'igihararumba apana ibyo uriya yabonye umugabo nyine ari kuvuga bivuze ngo muye kugeranya nawe w'igihararumba witonzeho gato ntabwo aribyo mvuze uriya abonye urugo yifitiye umugabo cyewe nta mugabo mfite aho ndabona ndacyari singu ndakigenda kandi mubona abantu bo bamagana ndiyiragirika nabo umunsi banza unyumve nabagabo umunsi wasibye ndiyiragirika n'icyura rero ntukangereranye n'abatiyiragira ngo banicyure uriya afite umugabo umuyobora njyewe nta mugabo mfite unyobora ufite abijoro ndakwiyamye imana ndakwiyamye pe nta mugabo mfite iri joro nzi neza ko uri butane umugabo uhita unamugumana burundu uri butane iri joro abagabo muri byeri wapi ese ubu umugabo ukeneye n'umugabo umeze njyewe nagira ngo uyu munsi wa none Jackie imbere y'Imana n'abanyarwanda muri rusange agiye ku myaka 42 ubu cyangwa kigorye gusa mana yanjye we ubu buretse gato ese ubu nganda crash buretse gato nganda crash myaka 42 Jackie ushobora no kuzashiduka ko byaye umwana umwe wenyine impamo ya Mungu umugabo ukeneye wumva nyine ukeneye muri wowe n'umugabo umeze ute era umugabo ndakenera rwose babitonze mani nyirutse upfu reka banze uzumve ko oya wetonze banze ngarukemo banze ntuze banze shyira ibintu byanjye byose ku murongo shyira ubuzima bwanjye ku murongo banze mbe tayari hari abantu nzi bavuga kwiyamye banze mbe tayari nimara kuba tayari sha rwose uzaza utere dushyira amaguru kuza kunesha umutwe uzaza uhita ushyira amaguru indese umugabo no abo nyine ubu uracyazumva kabisa inyariko akose mana ndakwiyamye none uzi ko hari abantu bajya bavuga ngo umukobwa ngo wamaze kuryamana n'abagabo benshi ngo bakagira ijana ngo bigeraho nk'agapacika ubwo si we ibyo wenda bishobora kuba byarajemo igihe wari urwaye shamane kakubwiza ukuri ntabwo muri abo bagabo ubu nshinja nayawe ijana bararenga ijana bararenga ijana bararenga banza wumve ijana bararenga ndakwiyamye abo bagabo mama munshinja ndabiyamye njyewe ni abagabo n'umugeni agaruka se ni abagabo nigeze ibyamana baba ni 12 nabo baba ni 12 ni AI iri nabyihakanye mana ntabwo yari ngewe rwose ntabwo yari ngewe pe ngenda kwiyamye rwose ntabwo no bintu bya AI byaje bigiye kuzakuduguteza pe oya rwose bakayiga umva ndabyiyambuye ntabwo ari ngewe pe oya ngo abagabo 12 ntabwo binje ako Jackie nanjye njyaga ndeba nkamwandi koko wavuga nta hantu bagezeyo bose ra oya wibeshya
ariko abavandimwe bari bareba nka kino kiganiro shaka ibindi bintu mbeshyira nk'abavandimwe baciyemo bari bakinga kino kiganiro ahantu baba bicaye niho bari sawa mani urimo urambeshyira shaka ibindi bintu uvuga cyakora mana nawe usigaye uteye irari mugani pe bose impamvu ya mungu asejeje mama ari muzi sura ahantu harimo akoze ko mwese musige mwarihara Brian yavuga uburyo ngira umukongoti urabumva kandi ngo warabyanze kandi mu musarane ngo warabyanze uretse kandi ngo mu musarane warabyanze iyimbwa ibivuga ubu kandi waravuze ngo mu musarane warakinyimye uzi ko ku mugabo urabumva bateye parufe akanayitera no ku ikabutura uri guhumva ihambuye kuvuga ni indaya niyo ujya ku rwego rw'amadu indaya ni izina ry'amadu indaya mwana uzi ko ibyo ngibyo muguraye mukupe mwana